ikintu cyambabaje cyane ni ugutangira umurimo wumva ugatangira umurimo warawuvunikiye ukavunika ugashoramo imbaraga zawe ugashoramo ibitekerezo umwanya wawe ugatumira inshuti ugatumira abavandimwe bakaza bakagushyigikira hanyuma ku munota nk'isogonda umuntu wizeraga mwakoranaga akakubwira ati sa nkumbishije gato rero mu bintu byambabaje kuba natangira umurimo icyo kintu cyarambabaje cyane. Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, kumwe mumaze kutumenyera ko tugira gutya tukabazanira umukozi w'Imana n'ubundi turi kumwe nawe atangira twibwira kugira ngo tuganire. Yego, nitwa Ngabo Roza cyangwa se Pasiteri Ngabo. Umushumba Ngabo Roza. Yes. Amakuru. Ni meza. Wow, turababona cyane. Murakoze. Twishimiye kuganira namwe tubahaye ikaze ku Iyobokamana TV. Murakoze. Musanzwe muyizi se? Yego, turayizi. Wow, mujye mukurikira ibiganiro tugira n'abakozi b'Imana. Joel ndagukurikira cyane. Biroroshye cyane rero, birumvikana yuko umaze kumenyera uburyo tubazamo ndetse n'ibibazo tuba tuzanye kugira ngo tugane n'abantu, ariko bose ntabwo tubabaza bimwe byo twabajije runaka, ntabwo ari byo tukubaza buri wese agira ibiki. Turatangiye rero. Pastor Roza Ngabo ni muntu ki? Muri make yaba abari kutureba barabanza gusobanukirwe nyine ni muntu ki Pastor Roze no akora iki mu murimo w'Imana, no mu pastor gusa n'ibindi nk'ibyo nyine mbese duhe biography yawe muri make. Pastor Roza rero no umuntu w'umuhanzi, no umuntu w'umuramyi ukunda kuramya, ni umuntu Imana yasanze ari umuramyi ariko Imana ikamuhamagara ikamuha iyindi nshingano. Iyo nshingano rero Imana yampaye ni inshingano yo gushumba. Ndumva mu by'ukuri kuba nakwivugaho ndi uwo muntu, ndi umuramyi kandi ndi n'umushumba. Ukaba n'umubyeyi. Kandi nkaba ndi nkaba ndi umumama. Wumva ko wari wagiye gikomeye. Aryo uri umubyeyi w'abana bangaho ubu ngubu. Umubyeyi w'umwana umwe. Umwana umwe. Okay. Mwabyumvishe rero uwo turi kumwe nyine ni Pastor Roza Ngabo, no umubyeyi w'umwana umwe, akaba n'umuririmbyi w'indirimbo zihimbaza Imana, akaba n'umwinginzi n'umunyamasengesho. Ndabeshya? Ntabwo ubeshya, ariko sindi umubyeyi w'umwana umwe, mfite abana benshi bandi bo mu mwuka, mfite abandi bana benshi. Yego. Ariko navuze uwo wabyaye mu nda yawe, noneho hakaza n'abandi benshi natwe turimo bo mu mwuka ushumbye n'abandi, dore ko ugira ngo ibikorwa byo gufasha abatishoboye byinshi uri buze kubitubwiraho muri iki kiganiro. Pastor mumaze igihe kingana iki ari ukuririmba ari no pastor habanje iki? Habanje kuririmba. Watangiye ro kuririmba ryari? Utubwira none ku muhamagaro wo kuririmba uko byatangiye. Mu by'ukuri natangiye kuririmba mfite imyaka 12. Navukiye mu muryango wa Gikristo. Ndibuka ni ngewe wari uyoboye abaririmbyi icyo gihe, twasengeraga ahantu mu giti. Aho niho Imana yaje kumpamagarira, ntangira uwo muhamagaro wo kuririmba, ndaririmba bigenda binzamo cyane. Ahantu nagera ku mashuri nkabona bangize umuyobozi w'abaririmbyi, nagera ku nsengero nkabona bangize umuyobozi w'abaririmbyi. Imana igenda yagura uwo muhamagaro wanjye kugeza n'uyu munsi ndacyaririmbira Yesu. Ngo mwatangiye ngo kuririmba ngo muririmbira munsi y'igiti? Ahantu twasengeraga ryari itorero, dusengera munsi y'igiti mu mahanga. Wow. Ari jye uyoboye guhimbaza no kuramya. Urumura ufite imyaka 12? Mfite imyaka 12. Bakajya bakubona ati kariya kana kazavamo akaririmbye gakaza navuzaga nakagoma. Navuzaga n'ingoma nkaramya. Utendereza sa n'ukina gasende kuko wabigenzaga gato yo dutera nk'agakorasi we. Nyina abantu banamenye ubundi uvuze ko umuririmbyi abantu bataranabyumva utarabakorera akantu ubundi cyangwa ngo baririmbira kapira k'indirimbo yawe. Go ahead rero. Iyanjye cyangwa izo twakoresha. Nibo yawe izo mwakoreshaga dufite umwanya wo kuganira nawe, nicyo cyatuzanye. Ushobora gutangira izo mwakoreshaga ukaza no kuririmba niyawe, byose birashoboka. Hari akarimo nakundaga kuyobora icyo gihe. Imana ni nziza, Imana ni nziza, Imana ni nziza, ni nziza cyane. Dukute tendereza Yesu, Yesu oli mwana gwendiga. Omusayi gunaziza nebaza omulokozi
izo ni indirimbo za kera cyane z'abakristo ba kera ba Mungu mwemwe. Wow, nizo mwaririmbaga rero. Nizo twaririmbaga. Pastor rero Rosa Ngabo noneho yavuze ko ari umuririmbyi w'indirimbo zo guhimbaza Imana. Watangiye ufite imyaka 12 ubikuriramo gutyo, ubu ngo bumaze gukora indirimbo zingahe? Umaze gukora indirimbo 8. Indirimbo 8. Ikundwa cyane cyangwa iyo bakuzeho cyane? Sinzatinya. Akapera rero kayo noneho sasa rero. Sinzatinya na imisozi yahaguruka na umucyo wose wahinduka umwijima, azamfata ukuboko anyobore mu bwiza bwe. N'Uwiteka Imana yanjye ahagurutse kundwanirira, atembesha inyanja mu kidaturwa, ashyiraho inzira mu butayu. N'Uwiteka Imana yanjye ahagurutse kundwanirira. Wow, mwamwumvisha rero uyu turi kumwe ni umuhanzikazi cyangwa akaba n'umupasiteri nyine, Pastor Rosa Ngabo. Noneho rero waje rero waririmbye uririmba mu matsinda yo kuramya no guhimbaza Imana, ubu muhanzi ku giti cyawe na n'ubu ubu pasiteri byaje kuza gute, byahuye gute? Ubu pasiteri rero ntago byaje vuba. Iyo tuzamuka turi mu muhamagaro dukorera Imana, hari byinshi Imana igenda ituganiriza, ikagenda ituganiriza. Imana rero ijya kumpamagara muri uyu muhamagaro yagiye ibinganiriza, ariko nkabitinya kubera abasaza banjye bose n'abashumba bose bafite amatorero, ariko najyaga mbitinya kubera ukuntu nabonaga baruha, ukuntu nabonaga umurimo uvuna. Ariko buri ko ngiye imbere y'Imana, Imana ikanyereka mfite inkoni y'ubushumba, mbona ndi imbere y'abantu. Ariko igihe kimwe numva bibaye ngombwa ko nkorera Imana. Icyo gihe nasengeraga muri Restoration Church. Aho niho Imana rero yansanze iranyemeza. Aho ngaho Imana ivugana nanjye amagambo menshi, nyibutsa amagambo Imana yagiye imbwira kuva kera. Aho niho Imana yambwita rero igihe cyawe cyo gusohora cyangwa se cyo gusohoka kirageze kugira ngo ugende unkorere. Ariko byabaye umunsi umwe Imana ikomeza kuvugana nanjye, nisanga nasohotse. Noneho Imana insohorera ahantu hitwa Kabuga. Njyane Kabuga, aho niho natangiriye umurimo w'umushumba kuva icyo gihe n'ubu. Maze imyaka 3 ushumbye. Wow, Pastor, hari ukuntu umurimo w'Imana umuntu ahuriramo n'ibikomere cyangwa ibyo bitanga ibikomere by'umuhamagaro. Muri ubu bushumba bwawe nicyo gihe ikintu cyawara umaze guhuramo nacyo kikaba cyarakomerekeje umutima wawe cyane kurusha ibindi. Intambara z'umushumba ndazizi, dore ko nanjye sindi umushumba ariko mbirirwamo, ndanabavutsemo. Papa ni umutambyi, abagira ibintu byinshi cyane bahura nabyo bikabagora. Wagowe n'iki kugeza ubu ngubu mu gihe umaze uri umushumba? Ariko ngira ngo mbaje icyo kibazo hari icyuze. Nta byinshi nzi, ariko tubwire. Amakuru avuga ko watangije itorero, umuntu arari gutwara. Niba umuntu yavuga ngo arari kwiba, wenda sinzi niba n'amatorero bayibana. Umuntu arari gutwara, byagenze gute? Duhe gatoya ku ishusho y'iyo situation yakobayeho mu bushumba bwawe. Nkuko bivuze, dore muranabizi koko. Ikintu cyambabaje cyane ni ugutangira umurimo, wumva ugatangira umurimo warawuvunikiye, ukavunika, ugashoramo imbaraga zawe, ugashoramo ibitekerezo, umwanya wawe, ugatumira inshuti, ugatumira abavandimwe bakaza bakagushyigikira. Hanyuma ku munota nk'isogonda umuntu wizeraga mwakoranaga akakubwira ati sa nkumbishije gato. Rero mu bintu byambabaje kuba natangira umurimo, icyo kintu cyarambabaje cyane. Cyarambabaje. Pastor, urimo uratubwira nk'itangazo. Turashaka twe utubwire byagenze gute, mwakoranaga gute, mwatangiranye gute, abifite umuzi uko byagenda kose. Tunyuriremo muri bakeya kugira ngo tumara abantu amatsiko, kuko badutumye kukubaza icyo kibazo ngo ukibasobanurire neza. Murakoze. Natangiye urusengero mu mwaka w'ibihumbi 2014. Aho niho natangiye urusengero rwitwa Asante Church.
ndarutangira mvuye Restoration Church Imana iransohora ariko aho hantu n'ubundi narahakoreraga nakoraga umurimo wa twari dufite umushinga ndi coordinator aho ngaho ikabuga mfasha abaturage wo gufasha abantu yego ariko buri ko najyaga gukora ako kazi narahembwaga mfite akazi keza ariko buri ko najyaga gukora ako kazi nkumva Imana irambwira ngo uri mu mwanya utari uwawe yego buri gihe nkicara muri biro nkafasha abantu abaturage bakaza twagiraga igihe cyo gutanga impano tugatanga impano ariko igihe cyose Imana ikambwira ati ibyo urimo ntabwo ari wo mwanya wawe noneho ufata umwanya wo gusenga ndabwira se Mana urashaka ko nkora iki ariko mu by'ukuri nasaga nkaho nsenga ariko nzi icyo Imana irimo kumbwira gukora Imana yambwira iti nakubwiye gutangira itorero ndashaka ko ushumba abantu banjye icyo gihe rero wari umunsi umwe ntangaza imbere y'ababyeyi twahoraga dufite amanama ndabwira rero ubu asante igiye gutangira urusengero mwari musanzwe mutuzi nk'abantu bafasha abaturage ariko iki ni igihe cyo kugira ngo tubafashe mu buryo bwo mu mwuka niko natangiye itorero ndaritangira muri uwo mwaka 2014 2015 2016 yego 2015 aho ngaho kugira ngo niho byaje kuzamba ariko mu uwo wari gutwaye mwarakoranaga yego twarakoranaga nawe yari pastor yakoraga mu mushinga icyo gihe twese nta muntu wari umupasiteri ariko ni wari uhagarariye yari umuyobozi wari uhagarariye ni wowe umushinga oya ni umugabo wanjye umugabo wawe uwo muntu mukorana noneho abonye itorero ati uwo muntu yabaga hanze yabaga hanze yego yabaga muri Amerika ahaziye asanga itorero rirahari ariko twajyaga tumuha raporo tukamuha raporo gihe natangaga raporo ku umugabo wanjye nawe akamubwira ati Rose yatangiye urusengero kandi rumeze neza so ahaziye numvaga byose byari byo byose abakozi bose bazajya baza gusengera muri urwo rusengero ariko nta mukozi n'umwe wigeze aza gusengera aho hantu ariko giye kubera yuko Imana yari yampamagaye gutangira urusengero ndarukora ibintu biba neza ngira abaririmbyi abinginzi usengero rugenda neza cyane hanyuma uwo mwene data umukozi w'Imana haziye ndamubwira rero dufite urusengero ndibuka mu munsi wa mbere yarambwiye ati oya giye ntabwo twashumbika buga turashaka gushumba i Kigali okay ariko ngira ngo uwo munsi hari igihe yigeze kuza asanga urusengero rusa neza abantu bameze neza aho rero atangira kujya azagaterana agiye nkajya ngo tugiye gufatanya nk'umuntu n'ubundi twafatanyaga mu mushinga turakorana hanyuma nuko byaje kugenda rero nza kugira isafari njya Nairobi mvuye Nairobi nsanga urusengero rusa nk'aho abantu bamwe bari hano bari kwa runaka abandi bari ariko umwuka w'Imana arambwira ati ibi sibyo naguhamagariye mbona rero harimo akavuyo kenshi mu nzu y'Imana ndavuga rero ibi bintu ntabwo nabigumamo umuntu yahita yibaza ikibazo mwari mutararwandikisha muri RGB nta stati mwari mufite oya nari mbirimo wari ubirimo wawe nanjye kukubaza nyine uwo muntu warutwaye niba yarari muri stati yarwo ariko ubwo wari ubirimo nyine urumva yaragufatiranyije ubu se iyo umubonye cyangwa we akubonye muracyavugana yego turavugana ubwo agusobanura ngo iki ko impamvu yabimuteye ari nta pfunwe bafite wenda umuntu yakwibaza murambabarira ntabwo ari ukuzimura cyangwa kurondogora ariko umuntu agize umuhamagaro wawe ubayemo uraje urawuko ntabwo umuntu yabyita ngo yaje gukomeza umuhamagaro wawe kuko iyo yakomeza umuhamagaro wawe mwari kwifatikanya yaraje guterana nko gutera kudeta ubwo nta pfunwe agira cyangwa ntacyo ajya bivugaho wenda ngo yumve yuko yaba yarakoze ibintu binyuze mu nzira itariyo ntabwo narondora umutima we sinzi ibiri mu mutima we ariko hashize nk'amezi 5 n'ahari yaje kumpamagara arambwira ati Rose garuka mu rusengero ukore koko ariko mbere tujya gutana yarambwiye ngo ntabwo yemera abagore nta mavuta mfite nta yerekwa mfite noneho hashize amezi 5 kubera abakristo bamubaza Pastor Rose arihe kuko nicyo gihe abantu baje kunshaka hano narindi hano ahangaho nsanze mu rugo hano ku kazi abantu barambaza bati se Pastor ko wagiye ntudusezere
nabuze icyo nsubiza. Yego. So icyo gihe rero hashize amezi 5 ampamagaye nibwo namubwini rero bambwiye ko ntayerekwa uvuga ko ndi umugore kandi niko Imana yandemye ariko Imana yampamagaye izi ko ndi umugore. Rero ntuzongere kumpamagara rwose, komeza uyobora itorero, icyangombwa nuko abantu b'Imana bageze mu ijuru. Icyo nicyo kintu namusabye, nambwini uyobora abantu b'Imana tuzabasange mu ijuru, twese tuzahurireyo. Ariko mu by'ukuri iyo duhuye njye nta kibazo mfite, nta kibazo mfite. Nyuma rero yuko utewe kudeta cyangwa bagusimbuye bakakunyaga urusengero watangije, noneho byaje kugenda ute kugira ngo utangize noneho urundi urwo uyoboye ubu noneho rwitwa mu kirere? Okay, kugira ngo ntangire urundi Imana nafashe umwanya wo gusenga. Mu by'ukuri najyaga njya hano Masoro umusozi nkasenga, noneho nkajya mbaza Imana nkavuga ese Mana warantumye koko, warampamagaye. Urabona iyo umuntu akomeretse utangira kwibaza byinshi, ukabaza Imana ibintu byinshi, ariko igihe cyose nkajya numva Imana iri kumwe nanjye. Ibintu rero byamaye imbaraga n'abakristo. Abakristo baraje bageraga nko mu bantu 15 bansanga ahangaha, barambwira bati turagira ngo tumenye impamvu wagiye utadusezeye. So urumva twagize ikiganiro kimitse, turaganira, mbamenera umutima, bamenera umutima. So icyo gihe rero barambwira ati rero turagushaka, garuka dutangira itorero. Mu by'ukuri byampaye imbaraga, numva nsa nk'umuntu twikuruwe, kuko numvaga ntwikiriye, nkahora abantu bampamagara ko twakubuze nkabura igisubizo. Ariko abantu baje tuganiriye bameneye umutima, habaye n'amarira cyane. Noneho numva nk'ikintu kimvuyeho, numva rwose numva nzasa nk'ukangutse, ndavuga ni wow, nakongera nkatangira. Noneho nabo bantera ingabo mu bitugu, barambwira ati twakora pastor, ngwino. Icyo gihe twarahagurutse turagenda dushaka sare, ari bo bonyine bayishaka. Ndabafasha dushaka sare, ko niko twatangiye urusengero rero twatangiye rwitwa Baho Church. Wow. Baho Church murumva ahantu yaturutse rwose. Iyo murakomeye kandi ubu ngubu nta kibazo. Mumaze kugira abakristo nkabangahe nyuma y'ibyo ngibyo? Turi mu bantu 100. Abantu 100 ni benshi. Mwaryo ubwo mumaze igihe kingana iki mutangiye? Turi nko mu mezi 8. Muri nko mu mezi 8. Wow, Pastor Rosa murumva ko turimo tugenda tuganira rwose, atuganiza neza cyane, atubwira ibintu byinshi bitandukanye. Pastor, mbere yenda gatoya, umaze imyaka ingahe wubatse urugo? Wow, maze imyaka 13. Imyaka 13. Mu kubaka urugo kwawe hari ikintu ngusaba watubwira, n'ubuhe butumwa wahereza abantu bashaka bagatinda kubyara? Ubutumwa bwawe wabaha cyangwa message wabagenera? Batinda kubyara nuko bakwihangana. Impamvu bikubaza nuko waje kumbaza ubizi. Naje kukubaza mbizi mugani wawe. Ubuhamya bwanyu ndabuzi. Murumva mwarashatse mutinda kubona umwana, harya burashize nk'imyaka ingahe? 5. Imyaka 5 ni myinshi. Imyaka 5 ni myinshi. None hari imisomo rikomeye ku kwihangana, ufite n'icyo wabwira abantu bameze gutyo kuko barahari. Ubutumwa ntabwo nkubwira kubaho ubutumwa ngo mwihangane gusa, ahubwo ushobora kubaho ubutumwa nka pasiteri. None kuvuga ni burya nta kigeragezo kirenga wenda ukwihangana k'umuntu, mbese ukagira ukuntu ubahereza ubutumwa nyine burambuye cyangwa bufatika, kwa nicyo nari nshatse kuvuga ngewe, cyangwa ubasangiza ubwo buhamya bwawe nawe ubwawe. Yego. Okay, Bibiliya iravuga ngo tubeshejweho no kwizera. Yego. Umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Njyewe ikintu cyamfashije muri iyo myaka 5 ni ukwizera Imana. Yego. Ni ukwizera Imana. Ikindi nafunze amatwi. Funga amatwi yo mu mubiri. Aya ngaya ndayafunga kabisa. Ntiwumvaga se? Narumvaga, ariko burya hari ibintu wumva bikica kwizera. Yego cyane rwose. Hari ibintu rero ntashakaga, hari n'amagambo Penina bari bameze nabi cyane, baba mu rusengero. Ni dajari ba Penina tubasanga kabisa hariya rwose. Bamwe ni n'abadiyakoni kazi cyangwa abadiyakoni abinginzi kabisa. Noneho ba Penina
nahoraga mfunga amatwi kugira ngo kuko numvaga jyewe Imana yarandemeye kubyara yego numvaga rero ntashaka umuntu kumva ko ashobora kuvangira kwizera kwanjye ikintu rero nabwira umuntu utari wabyara nuko mu by'ukuri yarushaho kwizera Imana kandi agafunga amatwi ye kuko iyo ufunguye amatwi ugashaka kumva ubuhamya bw'abandi ugashaka kumva bamaze imyaka 10 n'ingahe bituma kwizera kwawe kujya hasi yego ikintu rero nababwira barushaho kwizera Imana nta kintu Imana idakora nta kintu Imana inanirwa buri kintu cyose Imana iragishoboye yego Imana yamaye umwana umunsi umwe nkatwita asha nkabyara nkonsa nkaheka Imana yabibakorera nta kintu gusa icyo nababwira bizera Imana bategereje bizeye Imana kandi batuje umufite umwana w'umuhungu mfite umwana w'umuhungu mwiza cyane mwiza ari hese nuriya tubona se none mubi mwamubonye rero uyu ni umusore nyine w'uyu mubyeyi turimo tuganira ni imfura nasange mama murabona nk'uko turimo tubivuga nyine uyu niwe mfura y'uyu mubyeyi turimo tuganira wamubonye amaze imyaka 5 yose ayubatse urugo atarabyara ariko akaba ari kugukomeza wowe ngo ugira kwizera nawe Imana izakugira neza ni byiza cyane kazi ubu mukunda cyane birumvikana wow Imana ishimwe cyane wow dukomeza rero kuza tuganira mukunda kugaragazwa cyangwa kurangwa n'ibikorwa byo gufasha abatishoboye yaba kuri eglise yaba no mu mibereho yanyu uyu mutima waturutse hehe byatangiye ryari uyu mutima rero nagiye nshaka umugabo nawe wari ufite umutima wo gufasha yego kera najyaga mvuga kwa kundi abana batekereza akavuga ngo nzakora ibi kera najyaga mvuga ngo ngewe nzubaka amazu menshi nshyiremo imfubyi nshyiremo abapfakazi mbafashe ibyo bintu nibyo bintu nahoraga biri mu mutwe wanjye noneho umugabo wanjye nawe duhuye kwa kundi abantu baganira akambaza wifuza iki ntabwo agenze nifuza gufasha abana nifuza gufasha abagore nifuza arambwira ati nanjye icyo kintu njya nkigira so urumva rero twahuye muhuje duhuje Imana yahuje abahuje ariko icyo gihe nawe yakoraga mu division avayo nibwo rero yaje atangira uyu mushinga wo gufasha abana wo gufasha n'abagore umukobwa uri murakumva uvuga ati umugabo wanjye namubonye nsanga duhuje hari isomo yagukuraho cyangwa hari ubutumwa wamuhereza kuko biragaragara cyera ukiri umukobwa ushobora kuba warirataga cyane nekereza ko no kukurambagiza bitoroshye kabisa sinzi strategy yakoresheje kugira ngo agushobore banza yarasenze bagasengera na za kizabonwa naye nubwo yigeze asenga cyane reka wahise ufatiraho nyine uramwemera tu cyane wow koko nayi narabisengeye wari warabisengeye yaje mbese ari mu bushake bw'Imana cyane wow ubutumwa wagenera umuntu ukiri umukobwa wenda utarashaka ukurikije situation washatsemo cyangwa uko wasenze Imana kugira ngo Imana izaguha umuntu muhuje nowe ubutumwa wagenera abakobwa bari inyuma yawe icyo nababwira ugiye uko najyaga nsenga buriya buri muntu agira choice ye cyangwa agira uko yifuza ariko giye ukuntu najyaga mvuga Mana uzama umugabo unshyigikira mu muhamagaro wanjye icyo nicyo kintu najyaga nsaba buri gihe twakora amasengesho nkavuga Mana uzama umugabo unshyigikira mu muhamagaro unshyigikira ibyo bintu rero byaje gusohora aho duhuriye nkabona aranshyigikira najya kuririmba akambwira ati uririmbizi akampangira amasede ugasanga mu by'ukuri aranshigikiye nk'uko nabisabye rero ubutumwa nabwira abakobwa nuko batareba ku bintu bifatika biraha ku isi ariko burya nawe ujya gusaba hari icyo wumva icyo uri cyo ushaka kuba cyo rero ntabwo wasaba umuntu nawe utazi uriwe so ngewe nabanje kwisobanukirwa menya ko mfite umuhamagaro menya ko mfite Imana yampamagaye umenya kuri namwizereka yego rata urangije ati ariko uzi Imana imaze kuturema jowe uzi ko Imana imaze kurema yagushize hari ikavuga iti uri mwiza cyane rwose rero twese turi beza wow je nari isobanukiye menya umuhamagaro ndangize
nkajya nsaba Imana nkayibwa ngo Mana uzame umuntu ushyigikira. Kuva icyo gihe n'ubu aranshyigikira ariko nanjye ndamushyigikira. Twese turashyigikirana. Wow, pastor, hari umupasiteri uherutse guhagarara ku birenge bye cyangwa ku maguru ye abiri avuga yuko amatorero cyangwa amadini yimika abapasiteri yimika abagore akabagira abapasiteri ngo ari ibyazanwa n'iminsi y'imperuka ndetse ngo akaba ari ikizira cyahagaze ahera. Yarabivuze bivugwaho n'abantu benshi batandukanye, ariko kandi nk'umupasiteri nk'umugore uwo mupasiteri niki wamubwira cyangwa nize komanteri wagira kimwe n'abandi bagore bagenzi bawe bajya babivugaho ibintu bitandukanye cyane cyane babakozi b'Imana? Wowe imba mutima zawe kuri uwo muntu wavuze ibyo niziye? Njyewe nta komanteri mfite. Buriya buri muntu wese kuko nshobora gukomanta ku kintu ntazi uburyo yakivuze. Nuko uko bikubwiye yaravuze umva yarahagaze mu rusengero mabatse gusobanurira aravuga ari kwigisha aravuga ati nibi mubona abantu basigaye bibafata abagore bakabimika bakabagira abapasiteri mumenye yuko ari ibyazanywe n'iminsi y'imperuka ndetse n'ikizira cyahagaze ahera uko Bibiliya ngo nta na hamwe byemera. Yarabivuze rwose. Ariko Yesu yaravuze ngo mubaye abagabo bo kumamya i Samariya i Yerusalemu. Avuga rero abagabo, umuntu wese wakiriye Kristo n'umwami n'umukiza, ibyo ari byo byose hari ubundi bwamuba wakiriye muri wewe. Yesu ntabwo yigeze avuga ngo abagore mwe kumpamya, abana mwe kumamya, ariko yaravuze ngo umuntu wese azamuhamya, umugabo wese azamuhamya. Nibaze yuko uyu muntu wakiriye Imana hari ubundi bwami uba wakiriye, hari izindi mbaraga uba wakiriye zituma zagusunika ugahamya Kristo n'umwami n'umukiza wawe. Sinzi rero uwo muntu ntabwo namukomantaho, sinzi aho yabivugiye, sinzi aho yabikuye, ariko jyewe numva guhamya Kristo waba uri umugabo ni naho Yesu yavuze ngo nimwanga kumpamya nzakoresha amabuye. Jyewe numva yuko umuntu wese ashobora guhamya Kristo. Atugaruka noneho tuza rero ku muziki wawe. Pastor Roza uraririmbye utangiye ku myaka 12 urakomeza mu mwaka wa 2010 kangahe wagiye muri itsinda ryitwa All in One. Urarizi? All in One urayizi? Irihe? Iri ikorera ikoriti. Birabari barakora. Igizwe n'abande? Twari tugizwe n'abantu benshi. Benshi nk'abangahe? Harimo twara abantu 12. Nose kuri kuvuga ngo mwari abantu ntabwo kiyirimo? Ntabwo nyirimo mu byo. Ni iki cyagukuyemo kandi wari umwe mu bantu bagize ngira ngo urimo bagize igitekerezo cyo kutangiza cyo kwitangira ry'ibyo tsinda ndetse ubishyiramo imbaraga cyane. Ariko uko washyizemo imbaraga niko wabaye wa mbere mu gukora mwaka we Karenge. Byatewe n'iki? Byatewe nuko nagize inshingano nyinshi ku rusengero. Nagize inshingano nyinshi, ngira inshingano nyinshi ku rusengero, ngira inshingano nyinshi zo ku ishuri, kandi mfite n'urugo, kandi na hariya ririya tsinda byadusabaga ko tuhaba buri gihe. Mbona yuko ndavuga inti reka mbanze nkore bimwe, hanyuma ibi nibitungana nzakomeza, ariko turahura turavugana nta kibazo rwose. Hari amakuru avuga yuko hari ibyo hari bamwe mu mutumvikanye, ntabwo ari we wenyine wavuye nk'abantu benshi, ngo kubera yuko hari bamwe bashakaga kubatwara uko bishakiye, mwebwe muhitamo gukora amakanyo Karenge. Ayo makuru yaba ari abanyamakuru cyane? Ntayo nzi. Ayo makuru ntayo nzi. Ariko jewe nabikuwe kubera izo nshingano nari mfite. Kwe gusa. Okay. Ariko abantu bavuga byinshi, kandi hari abantu nihabura. Niho ukiyumva yo ngayo nta byigeze bivuga, wenda ko ari abantu mutahuje mu bitume iryo tsinda risenyuka. Mu byukuri nubwo rikiriho, ariko wavuga ko ryasenyutse kuko inkingi za mwamba zaryo zose zaragiye. Ariko barahari barakora. Bande siko babari bakora. Buri muntu arakora. Yahubwo buri muntu nawe urakorereka. Ariko iyo umuntu yakoze igitaramo aradutumira, nanjye ku rusengero ni nabo bajya bamfasha kenshi kuva natangiye. Nibo bantu bahora hari abamfasha. All in One iramfasha pe. Yego. Uvuze igitaramo, ubundi kuva umaze gukora ibitaramo bingahe cyangwa ntabwo uramurika iyi album yawe? Ntabwo nigeze muri ka album yanjye sohora amashusho. Iyi ndirimbo? Kuvuga iyi ndirimbo yitwa Ibyahishuriwe Yohana. Ibyahishuriwe Yohana. Wow. Ibitaramo uzitabira vuba ngaha wenda bitari ibyawe nibihe? Nzitabira igitaramo cya Pasi
Pasiya Bizimana uzaririmbamo oya ndavuga ibyo uza performingamo icya Diana Kamugisha wow Diana aba muri Karubum wow afite igitaramo gishyushye kizabera New Life mutumirira abantu nyine dore ngo haye umwanya abo kuri baho church ndabatumiye nabandi bose bagukunda abafana ba muri ADPR turabatumiye haleluya muzaze dushyigikira uriya mudamu n'umugore uriho ubwiza bw'Imana azaba afite igitaramo kizaba mu kwa gatandatu kuri New Life amatariki azayabamenyesha vuba icyo gitaramo nzaba nanjye mpari rwose tusigaje iminsi mike tukiziza Pasika ubutumwa bwawe ku bakristo nk'umupasiteri n'ubuhe nyine muri iyi Pasika y'umwaka wa 2019 ubutumwa nababwira rero kuri iyi Pasika nuko bakongera bagakunda Yesu cyane bagakunda Yesu buri muntu wese agakunda Yesu kuko Yesu ni umwami n'umukiza yarakubiswe yarababajwe amena amaraso twahoze mu kanya wampamagaye turimo dusenga n'abandi bakozi b'Imana dusoma icyanditswe kiri muri Yesaya 52 aho Yesu ukuntu yakubiswe Bibiliya iravuga ngo igihano kiduhesha amahoro imibyimba ye nidukirisha indwara so ikintu nababwira nuko bakongera buri muntu wese akongera kwiyunga na Kristo akongera kwibuka urukundo yatugaragarije ari ku musaraba Pastor turagushimiye kuba mwemeye kutuganiriza ariko kandi ntabwo twasoza udasengeye abantu ngo basabire umugisha kandi uri umukozi w'Imana yego urakoze Mana yacu mu izina rya Yesu turagushimye turaguhimbaje tuguhaye icyubahiro ngushimiye ku bwa Joel n'umuvandimwe bari kumwe mwami Imana iyi radio nyisabiye umugisha iyi radio nyishabiye umugisha mu izina rya Yesu Mana dusabiye igihugu cyacu amahoro dusabiye igihugu cyacu kurindwa nawe dusabiye abayobozi bacu kurindwa nawe mwami Yesu dusengeye itorero rya Kristo turishyize mu biganza byawe mwami Imana uravuga mu ijambo rya ngo itorero ryo hanyuma rizarusha iry'imbaraga rizarusha irya mbere imbaraga ndasabye kugira ngo itorero ry'iki gihe utwambike imbaraga ugwiza imbaraga z'imitima yacu Mana ugwiza imbaraga z'imitima y'abantu bawe mu izina rya Yesu ndasenze kugira ngo mwami Imana nsengeye abarwayi bari mu bitaro nsengeye imfubyi n'abapfakazi mwami Imana ukomeze kubitaho ukomeze kubarengera ukomeze kubabera umujyanama n'inshuti kandi ubakize dusengeye imfungwa mwami ndasenze kugira ngo mwami Imana ubarenganure nk'Imana mu izina rya Yesu buri muntu wese ubabaye buri muntu wese urimo kukwambaza reka umutabare kuko ijambo rya ravuga ngo uzanyambaza wese azakizwa reka mwami buri muntu wese uri bukwambaza uyu mugoroba akizwe reka buri muntu wese akubone nk'Imana izina ryawe nirihabwa icyubahiro duheje imbaraga mbi z'umwijima imbaraga zihiga itorero imbaraga zihiga imitima y'abantu zikubitwe hasi mu izina rya Yesu reka icyubahiro cyawe n'ikuzo bikomeze kugaragara mu mitima yacu ndetse no mu gihugu cyacu mu izina rya Yesu dusabye twizeye amen